14. Yesu aje kubirindura ibyo bubitse ku buzima bwawe. Haleluya. Amina amina. 15. 15 biri kuvuga ngo ibyari byanze nubigiramo umwete bigiye kwemera mu izina rya Yesu. Haleluya. Iri kuvuga ngo bwiza abantu ukuri, niwamara kubabwiza ukuri Imana nayo izi kubwiza ukuri. Bwiza abantu ukuri, numara kubabwiza ukuri Imana nayo izi kubwiza ukuri. Izi kubwiza ukuri. Nabibabwiza ukuri birumvikana. Yego. Gutangariza ni kukubwira ngo senga Imana uri kuyibwira ngo ahimbwa zari zije kukumokera Uwiteka avaneho izo karande. Hari igihe wahura n'ibigeragezo, hari igihe wahura n'urugamba udashoboye rukaza rukubereye imbwa ije kukumokera. Reka tubwire Uwiteka ibyari bije kutumokera nta jambo bihawe, ahubwo Uwiteka duhaye ijambo ryo kuvuga. Yes, reka mbasuhuze bakunzi ba Concorde TV show aho muherose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali aho mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka mbashimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira, tukaba turi ku muryango mugari tugeze ku 7,000 n'abantu 136 n'abantu benshi. Wewe wakanzeho ngusabiye umugisha, nawe ugiye kubona iki kiganiro ugakandaho n'ukuri pe ntabwo nabura kugusabira umugisha. Nk'ibisanzwe nitwatuma Imana Concorde, ninjuri inyuma ya kamera, ninjugiye kuyobora iki kiganiro, ariko imbere ya kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana Dusabimana Alphonsina, umwana mutoya ariko utari gito. Umuntu ashobora kuba ari mutari Imana imukoreramo pe irakuze bihagije kandi mukoresha iby'ubutwari mihabwa icyubahiro. Nkunda Imana yuko itarobanura ku myaka, bitarobanura ku butoni, bitarobanura ku karere, bitarobanura ku isura, ahubwo wishatse mugirira neza mvugira ngo amen. Amen. Yego itudutangiriza n'isenge. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Umuririmbyi yaravuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ngo ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Nukuri. Uri Imana yacu, uri Imana bwite, izina ryawe nirahabwa icubahiro. Urera kandi urakiranuka, icubahiro cyawe ntabwo uzagihundi, icubahiro cyawe kizahoraho. Kandi abari mu isi ndetse abari kuvuka n'abarangije gukandagira kuri iyi si bose bazaguhereza icubahiro. Komeza ucakire kuko ugikwiriye. Nyemerere ubane natwe, nyemerere wiyerekane kandi unyemerere uganze. Ubuntu bwawe n'imbabazi n'urukundo bibane natwe n'amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mana ishimwe cyane. Alphonse ikindi kintu. Yego. Twaherukanaga 2025. Twaherukanaga kera nyamara noneho dusubiye kubonana dufite ibyishimo. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Nuko dushima Imana ko yabanye natwe umwaka tukawusoza neza. Yego. Aba tugeze muri kimwe cya kabiri cy'ukwezi kwa mbere k'umwaka wa 2026 turi bazima. Mana ihabwa icubahiro rwose. Nukuri. Kubunani wari uri he? Kubunani izo tariki zabaye ndi mu mujyi wa Karongi. Aho ngaho niho narasiye umwaka ndi kuvuga ibitangaza imirimo Imana bayikora. Burya se wewe wagiye gusura nyoko wanyuze? Aha, nari nagiye mu buryo bw'ivuga butumwa ku bavandimwe tuziranye, ariko bifuje ko twasoza umwaka nanjye nkava mu ntara y'amajyaruguru ngira mu burengerazuba ndi gushima Imana. Yego. Ubugezeyo rero Karongi? Mbangezeyo rwose. Iryo joro se bigenda? Iryo joro. Aho Imana yagushize nta muntu wahagukura. Iryo joro rumva nawe nuguhamagara Imana ufite intego yuko aho yagushize, aho yaguteguriye ntawe uzahagukura. Yego. Ibikubwiye ko uyu mwaka wa 2026 ari umwaka umeze ute? Ku mateka cyangwa se ku makuru y'ijuru? Yego. Uyu mwaka ku banyamasengesho b'ukuri bafite ingororano z'abihanganye. Nanone ku bandi banyamasengesho barandagaye kandi baramwaye. Uyu mwaka bivuze ngo ngewe ubuhanuzi cyangwa se mu byo numva bya Mwuka Wera, uyu mwaka ni uwo kwitondera, uyu mwaka ni uwo kuvuga Mwuka avuze, uyu mwaka ntabwo ari uwo kwishira hejuru. Ariko ngabishize hejuru bazahananuka baje hasi, ariko ari Uwiteka ubashizeho bazagwira bagumeho. Uyu mwaka ndi kumva mu matwi yanjye cyangwa se mu bitekerezo gusa ndi gusenga nkumva amarira ari ari menshi, ariko ngabarira ni mwihangane ngo yasiko bizahora, ngo namwe abageragezwa ngo siko bizahora.
kubategereje Yesu. Bivuze ngo nutabijandika ukaguma mu murimo ugasengana intego, aho ngaho urahiriwe. Ariko nanone niwumva yuko irari ryawe rishaka kugira ngo bimenyekane kukomeye, bimenyekane kuri hejuru, aho ngaho isi irakujyanye buheri buheri, ntaho bakubonye. Yego. Nijoro naguhamagaye ndi kugana ko shaka kunze dukwana ikiganiro. Yego. Urambwira ngo uri mu masengesho ngo biraterwa n'igihe urayaviramo. Yego. Wayasoje? Nayasoje rwose. Wayasoje byari? Nayasoje ubwo byarangiranye n'isaha z'umugoroba, isaha 2 nibwo nari nyasoje. Yego. Yego. Imana yakudutumye hirya. Imana? Icyambere nuko Yesu ari umwami. Amen. Kandi Yesu ashoboye byose. Yego. Icyakabiri nuko Yesu nta kigeze kimunanira, azahora ari insinzi kuba mutegereje no kubarangije kurambiriza bakanambana nawe. Yego. Icya gatatu Mwuka ganze. Icya kane Mwuka ganze. Icya gatanu Yesu ni umwami. Icya gatandatu Mana ishimwe. Icya karindwi turagera ku 10. Ijambo ryawe nukura yandi yose ni ibinyoma. Yego. Ariko ijambo Yesu yavuze. Yego. Ukaririndira ugategereza igihe. Icya 8 naho ryarenga Yesu azatabara. Icya 9 ibihe byose Yesu aracyakora. Icya 10 ibisubizo biraje kuba mutegereje. Ikumva nakomeza. Haleluya. Amina, amina, amina. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa. 12 ngo rindira ubushake bw'Imana, nurangiza kurindira utegereze, kuko Yesu ari igisubizo cya byose. 13 ndumva nasubikira aho ngaho. biba ari byinshi cyane. Biba ari byinshi cyane kandi sinemera gutsindwa, ahubwo nizera ko nshobora gutsinda ngatabarukana intsinzi. Yego. Nuzundi cyo si cya 13. Nta kibazo rwose, katube dusubitse. Katugiye ku 15. Kadushiraho kitugiye ku 15. Yego. Uyu munsi twiteka 15 z'ukwezi kwa mbere. Yego. 14 Yesu aje kubirindura ibyo bubitse ku buzima bwawe. Haleluya. Amina, amina. 15 biri kuvuga ngo ibyari byanze nubigiramo umwete bigiye kwemera mu izina rya Yesu. Haleluya. Sirukumva utarutuneganya. Imana ishimwe cyane. Yego. Uku kwezi wagutangiye gute? Tugeze muri kimwe cya kabiri cy'ukwezi kwa mbere, bimeze uti? Njyewe yenda uku kwezi nagutangiye ndwaye. Nubwo ntarakira neza ariko nagutangiye ndwaye, ariko mfite Mwuka Wera tugendana buri munsi, ari ujya unyobora amanywa na nijoro. Ntabwo mfite naragwaye, ariko ntabwo Yesu yemeye kugira ngo andekure ngende mu bandi. Kandi abandi beza baragiye bafite ubwiza n'uburanga n'amafaranga, ariko Yesu yemera kunsigaza. Yego. Hari icyo yansigarije. Yego. Akenshi dukunda kumbwira pe kurwaye. Yego. Noneho bitewe n'ukuntu yo turi kwiganira ndumva nanjye nishimye. Yego. Aganisima nanjye kuko umukobwa wanjye tuzoganda ko ari ikiganiro. Ariko nimugora naguhamagaye numva urambwiye ngo urimo gusenga. Ndavuga nti Imana ushimwe. Imana ihabwa icubahiro. Mu minsi ishize yarahabaye. Nukuri pe. Hari abantu bajya bansaba nimero yawe bakambwira ntariko na wararwaye mu mubwire neza. Yego. Ati dushaka ko dusengera, ati dufite ibibazo. Nta kibazo muyifate, ariko nawe afite ibibazo by'uburwayi, nimwumva atari muri mudu ntimugire ngo nukubirengagiza. Yego. Kandi cyo gukundira umpera amakuru. Ariko nibyo rwose. Umpera amakuru ku gihe, ku buryo nanjye mbanza ukumerewe, ku buryo abakiriya bacu nyine tugomba kumenya uko bimeze. Tubona uko tubakira neza. Yego. Intego ufite mu uyu mwaka wa 2026? Intego ngewe mfite ndi kugenderaho iminsi yose iri kuvuga ngo bwiza abantu ukuri, niwamara kubabwiza ukuri Imana nayo izi kubwiza ukuri. Bwiza abantu ukuri, numara kubabwiza ukuri Imana nayo izi kubwiza ukuri. Izi kubwiza ukuri. Nabibabwiza ukuri birumvikana. Yego. Abariyo tugenderaho. Ngewe niyo mfite muri iyi minsi. Ariko mfite amarira menshi cyane. Mfite amarira menshi cyane uzuye ku mutima. Kuko abantu kuvugisha ukuri birabananiye. Yo. Uburi kuri. Numva muri ngewe hari intimba z'amarira zimanuka. Kuko umwanya wakabwijije umuntu ukuri agakora ibyo Uwiteka yishimira. Ururimi rurasheshenze, ruvuza amagambo adakwiriye. Ariko be nabo ngabo bagiye kuza kubona ishano. Yego. Abantu bavuge iby'ukuri bareke kubeshya. Yego.
tugiye kujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ariko ntuturezime, tubwiza abantu kuri. Ariko ntuturezime. Umusirikare ku rugamba ahora yiteguye. Uzi? Yego. Urabwiriza iminota 40. Ntago nayirangiza. Ntago nayirangiza rwose. Iyo ugabuye ibiryo byinshi, hari igihe umwe arya inyama undi akarya ifiriti, umuceri bakawusiga. Ahubwo uramuhereza akiyarurira, akumva ibyo aramara, yakumva adahaze akagaruka agafata n'ibindi. Yego. Uko niko ndi kwarura muri iyi minsi. Uri kumva ugiye kumara nk'iminota ingahe? Mwuka ganze. Senjya nkumenyera uko yayoboye Abisiraheli aba ariko nanjye anyobora. Yego. Ariko umusirikare ku rugamba ahora yiteguye, ntago arwanyiriza kwica isaha, ahubwo arwanyiza kugira ngo igihe ni igihe, icyo gihe acubahirize. Yego. Iminota 40 nguhaye. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icubahiro. Muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana ni iryawe cyangwa se nanjye ni iryanjye, ariko kuba dukurikiye muri mu mpande z'isi, mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu bitandukanye ku ruhande rw'isi yose, ndabizi neza kuko nimero ndazifite, niyo mpamvu mvuze ngo ku ruhande rw'isi yose mwe mudukurikira mukadutega amatwi. Dukomeje gusenga kuko ntago tuzananirwa cyangwa ngo turambirwe, naho intege nke zaza tukananirwa, hari umugabo wakongera akadusubizamo imbaraga. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuva. Conclude uradufasha kudusomera. Wabera ko reka uyu mugisha tuwugabane cyangwa se tuwusane. Wabera umayikira ko kudusomera. Umunsi reka nanjye ngukoresha. Nta kibazo gitaya. Igitabo cyo Kuva ibice 11, turahera ku murongo waho wa 7 wonyine gusa. Umutwe w'amagambo urawusoma, udusomera umurongo wa 7. Mose aburira Farawo ibyo kwicwa kw'abana b'imfura. Haleluya. Ngo Mose yaburiye Farawo ngibyo kwicwa kw'abana b'imfura. Muri iyi minsi umunyamashengesho yarakwiye kuburira abandi. Muri ibyo yaravuze ngo impumyi zose n'ibipfamatwi, ngo abaremaye n'abanyunyutsi, ngo bose babasha kuba bazima, ngo kubw'izina ry'Uwiteka. Ariko muri iyi minsi ifite intego iri kuvuga ngo burira umuntu kandi umubwiza ukuri, niwamara kumubwiza ukuri ugende. Komeza. 7. Ariko mu Bisirayeli nta numwe imbwa izamokera. Ngariko mu Bisirayeli, ngariko mu banyamasengesho bukuri, ngariko. Umutwe w'amagambo uratubwiye ngo Mose yaburiye Farawo ibyo kwicwa kw'abana b'imfura. Uyu Mose yarari mu mwuka w'Imana, uyu Mose yubahaga Imana, ariko Farawo yari yarinangiye umutima. Farawo ntabwo yumvaga neza ko Imana ihari, ariko Mose arangirira kumuburira. Navuze ngo hari abanyamasengesho muri iyi minsi, Imana iri kuduma kuburira abandi, ariko barangiza bakica amatwi, barangiza bakavuga ibyo Uwiteka atavuze. Hababwira ngo katubwiza abantu kuri, niturangiza tugende. Yego. Umurongo wa 7. Yego. Ariko mu Bisirayeli nta numwe imbwa izamokera. Ariko mu Bisirayeli, ariko mu banyamasengesho, ariko kuri we udukurikiye, ngo nta numwe imbwa zizamokera. Bivuze ngo nimba uhamya Uwiteka, ukavuga Uwiteka nta buryarya, nta buriganya bukurimo, ibyo uri gusaba ntabwo uzaseba, ntabwo uzamwara. Mu bantu bose bumva izina ry'Uwiteka baryubaha, ngo nta numwe imbwa zizamokera. Nukuri mu bantu cyangwa mu matungo. Ngo mu bantu cyangwa mu matungo, kugira ngo mumenye uko Uwiteka yatandukanije Abanyegiputa n'Abisirayeli. Twakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ngo mu bantu cyangwa mu matungo, mu banyamasengesho, mu baririmbyi cyangwa mu bavuga butumwa, ndetse ngo no mu byo batunze, ngo nta numwe imbwa zizamukira. Ndi kugutangariza, ndi kukubwira ngo senga Imana, uri kuyibwira ngo aho imbwa zari zije kukumokera, Uwiteka avaneho izo karande. Hari igihe wahura n'ibigeragezo, hari igihe wahura n'urugamba udashoboye, rukaza rukubereye imbwa ije kukumokera. Reka tubwire Uwiteka ibyari bije kutumokera nta jambo bihawe, ahubwo Uwiteka duhaye ijambo ryo kuvuga. Amen. Amen. Mana ishimwe cyane. Reka utunyarukire muri Zaburi ya 86, umurongo umwe waho wa 17 wonyine gusa. Zaburi ya 86, umurongo wa 17 wonyine gusa. Ariko itangazo riri kuvuga ngo mu Bisirayeli cyangwa se mu banyamasengesho nta numwe imbwa zizongera kumokera ukundi. Amen. Zaburi 86 umurongo
wa 17 wonyine gusa. Yego, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Haleluya. Ngo kuko uhereye none uhereye umunsi nta kindi gisiteza kizakugarukaho. Nuvugisha ukuri nawe ukerurira Imana ukayibwiza ukuri, abantu ukababwiza ukuri, biravuze ngo ongera wongere usenge bundi bushaka, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Yego, kugira ngo abanyanga bakirebe bamware. kugira ngo babandi bose banyanga, babandi bose bagufitiye ishari, babandi babona ko nta byiza, ngo Imana niguha ikimenyetso cy'ibyiza bamware. Kuko wowe Uwiteka untabaye, kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Ngo kuko Uwiteka agiye kugutabara, yamara kugutabara akakumara umubabaro, yamara kugutabara akaguhoza amarira. Reka nkubwire ngo bwiza abantu ukuri, Yesu nawe aza kubwiza ukuri. Ongera werurire abantu, Yesu nawe aza kwerurire ku musozi cyangwa ku mudugudu utuyeho. Impamvu musenga ntimusubizwe, impamvu muhanurira abandi bigasohora ibyanyu bigatinda, nta kuvugisha ukuri kuri muri mwebwe. Reka twongere bavuge butumwa, dukangukire kubwiza abantu ukuri.